Amahoro y'Imana abe muri mwe. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Turabakiriye bene data muri Kristo muri iteraniro ry'uyu munsi nk'itorero Anglikani ry'u Rwanda. Dushimiye Imana cyane ku bw'amahirwe duhaye kugira ngo nubwo tutari ahantu hamwe, nubwo tutari mu rusengero, ariko turi mu mwuka umwe kandi tujye gufatanyiriza hamwe iri teraniro tufatanije aho turi hose. Yesu ashimwe cyane. Reka dusenge Imana. Tuje imbere yawe kugira ngo tugushengerere, tukuramye, tuguhimbaze kandi twumve icyo tubwira. Turakwingize Mwami kugira ngo uyu mwanya w'iri teraniro ubane natwe, Mwuka natuyobore kandi uvugane n'ubugingo bwacu ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Tujye gukomeza tugira ibyifuzo dusengera bitandukanye. Ndagira ngo mbasabe tuze gufatanya dusengere abayobozi bacu muri iki gihugu, dusengere abakozi bakora mu bitaro kwa muganga, dusengere abarwayi kandi natwe twisengere ubwacu mu mirimo yacu no mu ngo zacu. Kandi ubwo ndi bube nsenga, nawe ubumbura akanwa kawe, nawe mu mutima wawe dufatanyiriza hamwe muri sengesho. Reka dusenge. Nyagasani Imana ishobora byose, tugushimiye cyane abayobozi baduhaye muri iki gihugu cyacu, Perezida wa Repubulika n'abandi bafatanije imirimo, cyane cyane muri iyi minsi tunyuzemo y'iki cyorezo cya COVID-19. Tugushimiye cyane Mwami uburyo ubayoboramo, ubagira inama, ubashoboza. Tugushimiye Mwami uburyo bitanga. Tugushimiye ku bashinzwe umutekano waduhaye, barimo n'abapolisi, barimo na daso, barimo n'abandi bashinzwe umutekano mu midugudu yacu, mu makaritsiye yacu. Tugushimiye uburyo ubakoresha kugira ngo bakomeze kuduhugura no kudushishikaza kwirinda no kurinda bagenzi bacu. Turengeze Mwami abayobozi bacu, ukomeze ubahe umugisha. Kandi dusengeye n'ibihugu duturanye, dusengeye Uganda, dusengeye Tanzania, dusengeye Uburundi, dusengeye na Congo DRC. Turenginze ngo nabo ubafashe, cyane cyane abayobozi ubakoreshe uburyo butuma birinda bakarinda n'abantu babo, kugira ngo iki cyorezo kirandurwe burundu mu Rwanda ariko no baturanyi bacu. Twongeye gusengera abakozi bakora kwa muganga, bitangira kwita ku barwayi, abadokiteri, abanurses, abaforomo n'abandi bafite izindi nshingano zitandukanye. Twibutse n'abari abashoferi batwara ziriya modoka za ambulance, twibutse abakora isuku kwa muganga, twibutse abashinzwe umutekano kwa muganga, abafite inshingano iyo ari yo yose mu bitaro. Turabingingiye Mwami kugira ngo bafashe, kandi ubwo tubereye ku isonga mu kurwanya iki cyorezo, bita ku barwayi nawe ubiteho. Twongeye gusengera n'abarwayi banduye iyi ndwara aho bari mu bitaro. Turabasengeye Mwami kugira ngo bakomeze, abaganga babavura, babaha imiti, babitaho, nawe wite ku bugingo bwabo. Dusengeye n'abandi bari mu kato kubera kwirinda no kurinda abandi kugira ngo bakurikiranirwe hafi. Turabasengeye Mwami kugira ngo ubahe guhangana kandi ubakomeze imitima, kandi biringire yuko uzabakiza kuko uri umuganga kandi uri Imana ishobora byose. Kandi Nyagasani Imana, dusengeye n'imiryango yacu, dusengeye imirimo dukora. Ubwo muri iki cyumweru cyashize n'icyakibanjirije byashobotse ko dusohoka mu ngo ngo dukore imirimo, dusengeye imirimo yacu. Abahinzi n'aborozi turabasengeye muri iyi minsi, abakora imirimo y'ubucuruzi ubwo ari bwo bwose turabasengeye kugira ngo ubahe umugisha, ubahe ihirwe mu mirimo yabo, uduhe ihirwe mu mirimo yacu, imirimo myiza iguhesha icyubahiro. Mwami uyihe umugisha, igende neza kandi tuyikuremo ikidutunga kandi dukuremo ikidufasha kugukorera no kuguhesha icyubahiro, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Iyi ni sabato ya gatanu ikurikira iyo kuzuka, kandi niyo sabato ibanziriza umunsi wo kuzamuka kwa Kristo. Reka dusenge isengesho ry'uyu munsi. Nyagasani Imana, tuzi yuko ari wowe ibyiza byose bikomokaho. Nicyo gitumye twebwe abantu bawe tukwinginga
kugira ngo umwuka wera atume imitima yacu ihugukira mu byiza, kandi kubw'imbabazi zawe umwuka wera atuyobore tubone uko twasohoza ibyiza wadutegetse, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amena. Reka mbasabe rero twongere dufatanyirize hamwe mu isengesho ry'umwami wacu, tugendere hamwe nk'abana b'Imana, tuti: Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ukunda bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Uduhe none ifunguro ridutunga uko bukeye, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, amen. Amen. Igice cya mbere tugiye gusomerwa turagisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 17 duhereye ku murongo wa mbere. Dusome. Icyaha cya Yuda cyandikishijwe ikaramu y'icyuma n'umusyi wa Yahalomu, cyandikwa ku nsika z'imitima yabo no ku mahembe yo mu bicaniro byabo, ndetse n'abana babo barakibuka ibicaniro byabo n'ibishushanyo byabo bya Shera byari ku mirinzi yo mu mpinga z'imisozi yose. Yewe wa musozi wanjye wo mu kibaya we, ibintu byawe n'ubutunzi bwawe bwose n'ingoro zawe ngiye kubitangaho iminyago, mbahoye icyaha wakoreye mu ngabano zawe zose. Nawe ubwawe ntuzagumana umwandu wawe nari naguhaye, nzatuma ukorera ababisha bawe uri mu gihugu utazi, kuko umuriro mwawakishije uburakari bwanjye uzahora waka iteka. Uko niko Uwiteka avuga, ati: havumwe umuntu wiringira undi muntu, akishima amaboko ye, mu mutima we akimura Uwiteka. Azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu, kandi icyiza n'ikiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu, mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Igice cya mbere dusomewe naho kigarukiye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Igice cya kabiri dusoma uyu munsi turagisanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abanyekorinto, igice cya 10 duhereye ku murongo wa mbere. Turahera ku murongo wa mbere w'igice cya 10 mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Dusome. Bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanyije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose, bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga,
kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byababereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibibi nk'uko bo babyifuje. Nuko rero ntimugasenga ibishushanyo nk'uko bamwe muri bo babisengaga, nk'uko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa, bahagurutswa no gukina. Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu 2,300 ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri bo bamugeragezaga bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe bo muri bo bivovotse bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byababereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe n'abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira kanzu, kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Igice cya 2 dusomewe naho kigarukiye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka tubone kano kanya nanone ko kubashimira muraho mwokagira Imana mwe. Tubasuhuze abamaze iminsi mutwakira mu ngo zanyu, dusuhuze abandi batwakira ku matelefone no mu bice bitandukanye, dusuhuze abari mu Rwanda, niko twamaze gusanga ko n'abari hanze y'u Rwanda nabo bakurikira izi service. Namwe abari hanze y'u Rwanda ibice bitandukanye murimo, namwe turabakiriye, turabashuhuje, turabaramutsa mu izina rya Yesu. Abanyarwanda baravuze ngo igitera amapfa gitera naho bahaha. Iyi coronavirus yitazangira ngo abenshi twahuriraga ku nsengero tugahurira mu masara atandukanye, ariko ntabwo twari twakaje abenshi ngo tubagereho tubasure mu ngo zanyu. Ubu rero dusigaye tubasura buri cyumweru saa 4 kuri Sango Star. Sinakubwira, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turenda gushimira abantu mukomeje gukora umurimo w'Imana. Hari abantu barimo gukora umurimo w'igitangaza. Nibyo navugaga ngo gitera amapfa gitera naho bahaha. Turimo kubona abantu bafite ubushake barimo gukora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye. Turimo kubona abantu mugenda mu maparuwase yanyu musangira n'abashonje. Turimo kubona abandi bakomeza kubagenda ku makonte y'amaparuwase yabo bakoresheje memo, cyangwa bakagenda bakajyayo bagatanga amaturo mu miryango, kuko imiryango myinshi irasenga ku cyumweru bagatanga amaturo. N'ibintu bitangaje cyane, ntabwo twari tubizi. Turabibashimira kandi Imana yacu ibahe umugisha. Hari abandi baza bagatunganya insengero zabo bagakubura. Pastor barimo kumbwira ngo ndetse hari ababazanira ibibatunga, n'abapastori nabo barashyira abandi. Turimo kubashimira cyane. Ibi bintu by'igitangaza murimo gukora hagati muri mwebwe ni ibintu byiza cyane. Mu kanya His Grace araza kubashimira. Turabashima cyane. Ariko twendaga no kwibutsa abana bacu, kubera yuko abantu twatangiye gufungurwa buhoro buhoro, ababyeyi batangiye gusubira mu kazi barimo gukora, noneho abana bacu urubyiruko barimo gusigara mu ngo bonyine. Tubasaba rero kugira ngo abana bacu rwose aka kanya mugakore nk'akanya k'igiciro, mwe kuzerera kuko ababyeyi bagiye, ahubwo noneho abenshi nimukoresha aka kanya kugira ngo mwarimo kwiga imiziki. Ubu ngubu Ministry of Education yashyizeho system kuri radio, kuri televiziyo, uburyo hariho amasomo arimo kunyuraho. Nasanze hari benshi bataramenya izi program Ministeri yadushyiriyeho.
twibutse ababyeyi kugira ngo mukurikirane ayo masaha, kugira ngo buri bana bagende bamenya ngo iki cyiciro cyacu cyangwa se class yacu yiga igihe iki, kubera ko kuri televiziyo, kuri radio izi gahunda z'amasomo zirimo kunyuraho, kugira ngo abana bacu be kuzerera ngo bayangayange bave mu ngo, kandi noneho bituzanire izi risks. Turabashimira cyane rero, Imana yacu ikomeze kubagirira neza, turabanezererwa murimo gukora ibintu byiza. Ntabwo rwose tuzajya twibagirwa hafi buri cyumweru uko tubishoboye kubwira abapolisi, abapolisi ibintu murimo gukora turabashimira cyane, ukuntu muhagarara mukaturinda mukatwitaho, mwokagira Imana yacu ibagirire neza. Turibuka abandi bari muri command center bamaze iminsi bakurikirana kino cyorezo, namwe ntabwo tubibagirwa, turabashimira aho muri. Imana yacu ibagirire neza. Nabonye mufite televiziyo, namwe ku cyumweru mujye mushyiraho saa 4 Isango Star TV kugira ngo koko mwumve kuno kuntu tubashimira. Turashimira bari muri leta, ministry, turashimira cyane minister wacu wa Minisante, umaze iminsi dukurikirana utugezaho amatangazo. Imana yacu guhe umugisha ndetse na timu yawe, na minister wa local government n'abandi bagenzi banyu mwese, ibyo murimo gukora nk'itorero turabashimira. Mukomereza aho ngaho, kandi murabona yuko turimo kugenda tunyuramwo icyorezo tugica intege, twamaze kugisohokana. Murakoze rero, Imana yacu ibahe umugisha. Mu gihe tugitegurira imitima yacu kumva intashyo n'indamukanyo z'umwepiskopi mukuru kandi atwakirira n'umuvugabutumwa w'uyu munsi, reka mbasabe duhaguruke aho turi turirimbane indirimbo ya 68. Indirimbo ya 68 iravuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka ngo mu bisi nabo no mu ijuru. Ariko hakabiyemo ikibazo kibaza ngo ese wogejwe na Yesu, ese watunganijwe n'amaraso, ese hari ubwo yakuhagije amaraso? Cyo ni ikibazo rero twibaza, namwe mwibaza, kugira ngo twibaze ngo ubu butumwa butugira akamaro. Reka rero twese hamwe turirimbire hamwe iyi ndirimbo ya 68 tuyitekerezaho kandi dutegura imitima yacu kumva ubutumwa twateguriwe uyu munsi. No mubo wijuru cheretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu Masa, wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso yose, haruko yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yabirera. Amaraso ya Yesu yogejwe atyo abanduye imitima yabo, nimukererwa uko mutebuke neza imitima yanyu neza. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso yose, haruko yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yabirera. Baza
guhinduka imbere bazahinduka ubwoba busa n'ukwiyambura iyo myambaro yeza bambikiye y'ubukwe kogejwe na Yesu batunganijwe n'amaraso ese haruko yakuhagije amaraso ese imyambaro yawirera. Reka mbaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muri mu masaro yanyu no mu ngo zanyu. Nshima Imana ku bwanyu, nshima Imana ku bw'itorero Anglikani ry'u Rwanda, nshimira Imana uyu munsi yaduhaye mwiza wo kongera gusangira namwe ijambo ry'Imana aho muri, kandi nongere mfata akanya ko gushimira Bishop wa Diocese ya Kigali Nathan Amote Rusengo hamwe n'ubazanye Sabudini Elisa Mutabazi, kandi shimira na Maurice Rukimbira ndetse n'abafatanije natwe kuramya no guhimbaza Imana. Imana ibagirire neza cyane. Turashimira buri wese ku rukundo, ku bwitange, ku murava no gukomeza kudukurikirana muri iki gihe tuvuga ubutumwa kuri televiziyo ndetse rimwe na rimwe na radiyo. Imana ibaho umugisha. Ndizera neza yuko umwuka wera w'Imana afite uburyo bwo gukoresha ijambo mwumva mu kubashyitsa ku mitima icyo Imana igambiriye mu kubahindura, mu kurushirizaho kubakundisha Imana no kurushirizaho kubashishikariza kwiramya no kwihimbaza. Turashima rero ibyo mukora, ntabwo ndi busubiremo ibyo Bishop yavuze abashimira, ariko nanjye ndashima kuko mumaze kutwereka yuko insengero ni koko zishobora gufungwa kuko ni building, ariko urusengero rwo mu mutima, urugo rw'abakristo aho muri n'urusengero, kandi murakomeza gushima no kuramya Imana. Turashima Imana kuko ku cyumweru gishize twumvise ubutumwa bwiza tubwiwe na Bishop Augustin Ahimana wo muri Diocese ya Kivu. Muri iki cyumweru, kuri iki cyumweru turashima Imana yuko twashoboye kugira ngo Bishop Ntazinda wa Diocese ya Kivu atubwire ubutumwa bwiza wa Kibungo. Murakoze cyane. Ubwo ngira ngo mu minsi iza tuzamutransfera, mbona dusigaye turi abahanga babyo, ariko bugumye ahuri, bugumye Kibungo muri ya tekinoloji nawe uzi, ukomeze kuvuga ubutumwa benshi baze kukakiza. Rero ni Bishop Ntazinda wa Diocese ya Kibungo uri butubwire ijambo ry'Imana ku bijyanye no kwerekeza ibyiringiro byacu ku Mana. Imana rero imufashe, Imana imuhe umugisha. Ndabararikira ku cyumweru gitaha kugira ngo nabwo muzabe mwiteguye ubwo tuzagira umwanya wo kumva ijambo ry'Imana tugezwaho na Bishop wa Diocese ya Gahini. Icyo gihe ni umunsi nakwita umunsi wa Gahini. Bishop Manase azatugezaho ijambo ry'Imana, Bishop Nathan Rusengo atugeze ijambo ry'Imana mu Cyongereza. Reka kandi dukomeze gusengera amadiyoseze yacu, dukomeze gusengera itorero ryacu, dukomeze gusengera igihugu cyacu, dukomeze gusengera abakozi b'Imana muri iki gihe, kandi dusengera n'abakristo ngo umwuka wera w'Imana akomeze gukora mu mitima yacu, akomeze kutwegereza Imana, turushirizeho kuyikunda, turushirizeho kuyikorera,
turishirizeho kuyishishikariza abandi ngo n'abandi bamenye inzira y'agakiza. Imana ibagirire neza. Nyakubahwa Bishop Ntazinda wa Diocese ya Kibungo, nubwo nari naguhaye ya Kivu, ikaze tubwira ijambo ry'Imana. Ahasigaye ntugume mu rugo gusa, ugume naho uri. Imana iguhe umugisha. Turaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Aho muri mwicaye muri salo iwanyu, tunezerewe no kubasangayo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana nyuma y'igihe kitari gitoya, insengero zifunze, tudashobora kwegerana nk'uko byari bisanzwe, ariko turashima Imana ko yaciye icyanzu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana muri iki gihe, iciye kuri iri terambere dufite. Turabishimira Imana kandi turizera ko muri amahoro ko Imana yabarinze, kuko Imana yacu ibana natwe mu bihe bitandukanye. Ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana duhamagara ikatwumva, ni Imana dutabaza ikadutabara, ni Imana natwe mu bihe bigoye, mu bihe byiza no mu bihe bikomeye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kandi mbazaniye indamutso ry'ituro ry'iwacu mu rugo, naryo ryabaramukije. Bambwiye ngo mbaramutse mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi ngo babifurije amahoro aturuka ku Mwami wacu Yesu Kristo no gukomeza kugira ibyiringiro dufite mu mitima yacu. Ndagira ngo dusenge Imana, noneho dutangire kuganira ku ijambo ry'Imana. Mana yacu, turagushimye kubw'urukundo rwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakwinginze ngo bane natwe muri uyu mwanya dusangira ijambo ryawe, kugira ngo riduhe kugira ibyiringiro no gushorera imizi muri wowe, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dusenze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Bakristo bavandimwe, ndagira ngo mbanze nshima Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana yaduhaye wo kugira ngo tuze tubane namwe dusangire ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wo ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu ku 2020. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo tugire ibyiringiro mu Mana yacu. Kugira ibyiringiro mu Mana ni ikintu gikomeye cyane. No gushorera imizi mu Mwami wacu, bikaduha ibyiringiro bya none n'iby'ejo hazaza, bigatuma tudatereganwa n'imiraba, tutajya hirya no hino, kuko tuba dufite ibyiringiro bikomeye byaho turi uyu munsi naho tugana. Bigatuma tugira ibyiringiro no kugenda neza no gukora imirimo tudateraganwa n'imiraba, ahubwo dufite ibyiringiro bikomeye cyane. Iyo dushoreye imizi mu Mwami wacu Yesu Kristo, bituma tunesha, ntitugire ihungabana, ahubwo tugatsindishirizwa no kwizera, ariko gutuma tugira ibyiringiro, kandi bigatuma duhanga amaso Imana yacu dufite ibyiringiro muri yo. Muri iki gihe cya none ubona abantu benshi baratakaje ibyiringiro, ariko ndagira ngo babwire bene data, iki ni igihe cyo kwiringira Imana kuruta uko twigeze kuyiringira mu bihe bitambutse. Kandi nk'Abanyarwanda tuzi ko Imana ikora ibikomeye. Aho yakuye igihugu cyacu naho kigeze uyu munsi nibyo gushimira Imana. Iyo ubona abantu batari bafite ibyiringiro byo kubaho uyu munsi barabibonye, icyo ni ikitugaragariza ko niba ibihe turimo ko ari ibihe byo gutuma gusa dukomeza kugira ibyiringiro mu Mana, ntidutentebuke, bikazatuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro mu mitima yacu. Mu gice cya mbere twasomewe mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 17 umurongo wacyo wa 7, aho umutwe w'amagambo tubwira ngo uwizera Imana
ameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Uwo murongo wa 7 uratubwira ngo hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Yesu ashimwe cyane. Uwo muntu ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi kigashorera imizi mu migezi. Icyo giti ntikizatinya amapfa naho izuba ryacana, kuko gifite aho kivoma, gifite isoko, gifite aho gikura ubuzima. Ngo kandi ibibabi byacyo bizahora bifite itoto nubwo izuba ryaba ricanye, ntikizita ku mwaka amapfa wacanyemo, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana, umeze atyo niwe uzahora anesha, kuko azatsindishirizwa no kwizera, ariko kugira ibyiringiro mu Mana yacu. Bakristo bene data, iki ni igihe cyo kugaragaza ubudasa, tukagaragaza itandukaniro ry'abantu b'Imana, abakristo n'abatari abantu b'Imana. Ntabwo dukwiye gukurwa umutima n'ibihe turimo uyu munsi, ahubwo dukwiye gushyira imbaraga zo gutuma tugaragaza kwizera kwacu, kugira ngo buri umwe wese abone dufite itandukaniro n'abandi, tugaragaza ubudasa. Muri iki gihe isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, abantu benshi barasa n'abagenda mu mwijima. Iyo ugenda mu mwijima ugenda uhanuka, ushobora kugwa mu mwobo, ushobora gusitara, ushobora kuvunika. Ariko ibi bihe turimo ntabwo ari ibihe byo gutakaza ibyiringiro. Iyo urebye ku nkoranyambaga zitandukanye, usanga abantu benshi badafite ibyiringiro. Ugasanga umuntu ari mu rugamba ararwana, avuga ngo aho kugira ngo areke ifunguro rimwe niba yabonaga amafunguro 3 ku munsi, ahubwo akavuga ati jyewe ndasohotse, noneho corona nishaka inyice. Impamvu ni iyi, nuko adafite ibyiringiro by'ejo hazaza. Muri iki gice twasomewe umurongo wacyo wa 5 n'uwa 6, haravuga ngo uko niko Uwiteka avuga ati, havumwe umuntu wiringira undi, umuntu akishimira amaboko ye, mu mitima we akimura Uwiteka. Azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu, kandi ikiza nk'iki cya coronavirus ni cyiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi no mu butayu, mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. Azaba ari mu bihe bigoye, kuko wa muntu adafite ibyiringiro mu Mana. Iyo ufite ibyiringiro mu Mana, bituma unesha ibigeragezo, bituma uhagarara udatsinzwe, kuko uba ufite ibyiringiro by'ejo hazaza yuko ari hazima, bityo bigatuma aho uhagaze uhagarara neza udafite ibiguhungabanya. Mu gice cya 2 twasomewe mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto, igice cya 10 kitwereka Abisiraheli batubera kabarore ko kuturinda gukora ibibi, kandi gutakaza ibyiringiro mu Mana niko gutakaza kwizera. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo utizera ntashobora kunezeza Imana. Iyo utizera ntabwo ushobora kunezeza Imana, kuko kwizera bituremamo ibyiza byo tuzabona ejo, uyu munsi bitaratugaragara mu maso yacu, bigatuma tugira ibyiringiro bikomeye cyane. Ku murongo wa 13 ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa
ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo mbabwire ngo iki cyorezo ntabwo cyatunguye Imana. Imana irabizi, kandi ijambo ry'Imana tubwiye ngo nta gishobora kutugeraho kirutisha imbaraga uburyo dushobora kwihangana. Kandi niyo kituremereye, ijambo ry'Imana tubwira ngo hamwe n'ibyo Imana iducira icyanzu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyo rero Imana iduciriye icyanzu, iyo abandi iyo babona ko bwishwe tubona hake, tubona inzira tugomba kunyuramo, bityo bikaduha ibyiringiro by'ejo hazaza. Nicyo mbasaba kugira ngo muri iki gihe cya none nk'abakristo, nk'abantu b'Imana, tugaragaze ubudasa, tugaragaze itandukaniro n'abandi, tugaragaze ko dufite ibyiringiro byo dufite bishingiye mu mwami wacu Yesu Kristo watuzukiye kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, kugira ngo twongere twunge ubumwe n'Imana yacu. Kandi mu butumwa yaduhaye asubira mu ijuru, yatubwiye ko azabana natwe kugera ku mpera y'isi, ari kumwe natwe kandi aradushoboza. Iyo atabaye buri gihe atahukana intsinzi. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 12, Pawulo ahugura Timoteyo ibyo gukiranukira gukora umurimo w'Imana. Yamubwiye amagambo akomeye, amubwira ati ukwiye kugira itandukaniro n'abantu. Reka turebe uko Pawulo yamubwiye. Yaramubwiye ati umurongo wa 12 ati ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ubita icyitegererezo cy'abizera. Reka uko umuntu akubona asange utandukanye n'abandi, ugira itandukaniro n'iry'abandi benshi. Kandi kugira itandukaniro n'abandi ntabwo bivuga igihagararo, ntabwo bivuga uburemere, ntabwo bivuga uburebure n'ubugufi. Itandukaniro n'abandi biba mu mikorere no mu myizerere yabo. Pawulo aramubwira ati ube icyitegererezo cy'abizera mu byo uvuga no mu ngeso zawe, no ku rukundo, no kwizera n'umutima uboneye. Ugira itandukaniro na benshi, wo gutwarwa n'imiraba, ugire aho uhagaze, ube icyitegererezo cy'abandi kugira ngo nabo bamenye aho uhagaze ndetse ubabere akabarore. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nubwo dutuye mu isi imwe, ariko turi mu bihugu bitandukanye, bitewe n'imyizerere yacu, bitewe n'aho tugana, bitewe n'ibyiringiro by'ejo dufite byo kubaho, byo gukomeza ubuzima nyuma y'iyi COVID-19. Nubwo twaba turi kumwe, turi mu gihugu kimwe, tugendera hamwe, tujya mu isoko rimwe, tunasengera hamwe, ariko hari aho usanga dufite itandukaniro bitewe n'imyizerere yacu, bitewe n'imikorere yacu. Muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere, uhereye igice cya 10 badusomeye ku murongo wacyo wa mbere ukageza ku murongo wa 4, bitwereka Abisiraheli bari mu rugendo bava mu gihugu cy'ubunyage bagaruka mu gihugu cyabo, ariko Imana ntibishimire kuko imikorere yabo yari itandukanye bamwe muri bo. Reka dusome ijambo ry'Imana twumve icyo ritubwira. Ngo bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanyije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabamurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo
Yesu ashimwe cyane. Biratugaragariza yuko aba bantu bagendaga mu nzira imwe, bakarya bimwe, bakanywa bimwe, Yesu bose akababera icyo kunywa, akababera urutare, bakaba bafite ubuzima butandukanye. Ariko iyo usomye ku murongo wa 5, ijambo ry'Imana atubwira ngo ariko abenshi muri bo Imana ntiyabishimiye, ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Imana idufashe cyane kugira ngo muri iki gihe cya none tugire amagambo atandukanye n'abadafite ibyiringiro, tugire amagambo atuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, kugira ngo tuvuge amagambo ahumuriza, tuvuge amagambo asubizamo intege abafite imitima itendebutse, tubwire amagambo abadafite ibyiringiro bongere babisubirane, tubwire amagambo bandi bavuga ngo turashize, ahubwo bumve ngo gutabarwa kw'Imana yacu kuracyariho. Icyo nicyo Imana idushakaho muri iki gihe cya none, kugira ngo tube abahamya n'abamurika itara ku bantu bari mu mwijima, kugira ngo umucyo w'Imana yacu uvire mu mitima ya benshi. Bene data rero, turimo dusoza ubutumwa, ndagira ngo mbabwire ngo Imana yacu ni Imana, ntabwo ari Imana yo mu bihe by'umunezero, no mu bihe bikomeye nk'ibi Imana iba iri kumwe natwe, kandi ni Imana itugira neza. Iyo urebye ibibaho muri ibi bihugu by'ibihangange, ukumva uko abantu bagenda bapfa, ukareba muri iki gihugu cyacu dufite abarwayi, dufite n'abarwaye bagakira, ndibaza ko dukwiye kuzamura icyubahiro cy'Imana, bikatwongerera ibyiringiro, kuko Imana iri kumwe natwe. Ahubwo tugashima ubuyobozi bw'igihugu cyacu bushyira imbaraga kugira ngo buri munyarwanda wese hatazagira ubura ubuzima bwe bitewe n'iki cyorezo, ahubwo tukirinda, tukumvira inama batugira, tugakora ibintu bizima bituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, kandi tukaba bazima, tukabera urugero abandi mu byo tuvuga n'ibyo dukora, no mu migendere yacu, no mu migenzereze, no kwizera, no kugira umutima uboneye, kugira ngo tugaragaze ubudasa nk'abantu b'Imana. Reka dusoza dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 46, Zaburi ya 46, turebe icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Zaburi ya 46 umurongo wa mbere haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana yacu ihabwa icyubahiro, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, no mu bihe tubona ko ari ibihe biteye ubwoba, Imana ibiri kumwe natwe. Iri ni ijambo ry'Imana itubwiye. Reka babwire, yewe navukiye ahantu hari ishyamba, twajyaga tugira inyamaswa zateraga amatungo, intare, ugasanga ari ikibazo gikomeye cyane. Noneho yewe ntangira kuragira inka nkiri umwana, byageze nimugoroba nkagira ubwoba bwinshi cyane, nkumva mfite ubwoba, ariko papa kuko yari azi ko ndi umwana akaza kunsanganira mu mugoroba. Icyo gihe umugoroba warakubaga, noneho kubera ubwoba nabaga mfite, najya kubona nkabona ibihuru biragenda, nkabona ibintu biragenda binsanga kubera ubwoba nari mfite, nkabona ibintu bimwe birazana n'ibinwa bishaka nko kumfata, nkumva ibintu biravuga cyane, nkagira ubwoba bukomeye cyane, kuko natangiye kuragira inka nkiri umwana mutoya. Ariko noneho papa yaza yaturuka nkariya hirya, nk'inka yakwica iyindi, yavuga ati sigaho, bya bintu byose byari binteye ubwoba
bigahagarara, ubwoba nari mfite bugashira, kuko nabaga nzi ngo nta nyamaswa ishobora kunkura mu maboko ya papa, kandi ari umuntu nkatwe. Kandi icyo nicyo Bibiliya itubuza. Bibiliya itubuza gushyira ibyiringiro mu bantu kuruta gushyira ibyiringiro mu Mana yacu. Bibiliya iratubwira ngo umuntu ufite ibyiringiro mu bantu azaba ameze nk'inkokore mu butayu, kandi ikiza nk'iki ni cyiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. Nkumva ishize ubwoba, nkumva nta kintu cyankoraho, ari umuntu nkanjye. Ariko noneho iri ni ijambo ry'Imana itubwiye ngo Imana yacu ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Umurongo wa 2 ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Bigaragaza ngo naho habaho ibibazo birenze ibyo twebwe dutekereza, nta kintu gikomeye kurusha Imana yacu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ku murongo wa 8 haravuga ngo Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe. Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nta mpamvu rero yo kudagira ibyiringiro bikomeye mu Mana, ahubwo dukomeza abandi. Dukomeza abandi. Nizo nshingano z'abakristo dukwiye kugira uyu munsi. Tukababwira amagambo bahumuriza, amagambo afite ibyiringiro. Tugasangira n'abashonje, tugafasha abakene muri iki gihe cya none, tukagaragaza ubudasa bw'ibyiringiro by'ejo, ahubwo tukagaragara yuko turi abantu b'Imana, tugakora ibikomeye bituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icyo nicyo dukwiye gukora. Reka rero bantu b'Imana twe gutakaza ibyiringiro, ahubwo tugira ibyiringiro bikomeye muri iki gihe cya none. Tugaragaza ubudasa, dukora imirimo myiza, dukomeze dukora umurimo w'Imana. Iki nicyo gihe cyo gukorera Imana kuruta uko twigeze kuyikorera. Kandi nagira ngo mbabwire ngo nta gihe na kimwe umurimo w'Imana wigeze ukorwa bavuza ingoma. Iteka umurimo w'Imana ukorwa mu bihe bikomeye, kandi Imana ikihesha icyubahiro. Imana ibaho umugisha, Imana ikomeze kubarindira mu miryango yanyu, Imana ikomeze kubamurikishiriza mu maso hayo, Imana ibarinde iki cyorezo, kandi Imana ikomeze guha amahoro igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka dusenge Imana. Mana ishobora byose, turagushimye kuko uri Imana nziza. Urukundo rwawe ntabwo rugira akagero. Turagushimira aho udukuye n'aho tugeze n'aho tuganisha Mwami. Ukomeze kubana natwe muri ibi bikomeye, wigaragaza utubere igisubizo, kandi udukoreshe mu buryo butuma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uduha amahoro mu miryango yacu, uduha amahoro mu itorero, uduha amahoro mu gihugu cyacu. Wihereye none ukageza iteka ryose. Amen. Turashima Imana kubw'ijambo tumaze kumva. Reka tukiritekerezaho, turyinjiza mu mitima yacu, twese duhaguruke tuvugire hamwe ibyo twemera, dukoresha amagambo yo kwemera kw'intumwa aboneka kuri paje ya 9 abafite igitabo cy'amasengesho. Nemeye Imana Data wa twese ushobora byose, nemeye Imana Data wa twese ushobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, nemeye Imana Yesu Kristo umwana w'ikinege, umwami wacu wabyawe n'umwari Mariya, kandi iyo yasamye ari Umwuka Wera, yababajwe ku Ponsiyo Pilato y'umutegetsi, abambwa ku musaraba, arapfa, arahambwa,
amanuka ikuzimu mu bapfuye azuka ku munsi wa gatatu ajya mu ijuru none wicaye iburyo bw'Imana Data byose niho azava aje gucira abakiriho n'abapfuye urubanza kandi mu mwuka wera nemeye ko hariho itorero ryera katolika ry'abakristo bose n'ubumwe bw'abera n'ubwari bw'ibyaha no kuzuka k'umubiri n'ubugingo budashira amen. Tugihagaze reka turirimbire hamwe indirimbo y'144, indirimbo turirimba dutura amaturo yacu. Nyagasani Mana yacu tugushimiye aya maturo abagaragu bawe n'abaja bawe batanze bakuye ku byo wabahaye bakuye ku butunzi wababikije. Turakwinginze aya maturo yaho umugisha kugira ngo akore umurimo wawe, kugira ngo afashe abakennye, kugira ngo yubake itorero, kandi imirimo yacu dukora dukuramo amaturo uyiha umugisha, nayo itugendekere neza, utwagurira imbago, udutunganyiriza iyo mirimo kugira ngo dukuremo ibikuneza n'ibigushimisha ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Murakoze cyane, turashima Imana ku bwanyu, turashima Imana yuko naho muri mwashoboye kuramya no guhimbaza Imana, kandi nta wabashishikariza gutanga amaturo cyangwa se kuyiramya mu buryo bwo kwiha ku byo mufite, kuko ibyo mushoboye murabikora kandi mukomeze kubikora. Ngira ngo twabashimiye kandi n'ubu turacyabashimira, mukomeze kwita no kugira ishyaka ry'itorero ryanyu. Uyu mwanya ni umwanya dushima Imana ku butumwa bwiza twumvise. Tugiye guhaguruka twese aho turi mu ngo zacu n'imiryango yacu, dusaba umugisha ngo Imana ikomeze kutureba, Imana ikomeze kutwegera, Imana ikomeze kutuba hafi muri ibi bihe bitoroshye. Dusenga Imana. Imana ishobora byose, twongeye kugushimira yuko uri Imana nziza igira neza, Imana yadukunze kandi dukunze kandi ikomeje kubitwereka. Uri Imana y'urukundo, nturi Imana y'urukundo gusa, uri n'Imana itanga amahoro. Reka amahoro utanga aruta uko umuntu wese yakwibwira akomeze kuturinda, aturindire imitima, aturindire ubwenge, aturindire imiryango, aturindire igihugu, aturindire abayobozi b'igihugu cyacu, aturindire abo bose
batuma tugubwa neza kandi tukamererwa neza, maze Mana turushirizeho kukwegera no kugukunda no gukunda umwana wawe Yesu Kristo umukiza wacu. Kandi umugisha w'Imana ishobora byose, Imana Data, Umwana, Umwuka Wera, ubane natwe twese aho turi mu ngo zacu, mu miryango yacu, ube muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ube kubaturinda, ube kubatuyobora, ube ku baganga bacu. Umugisha wawe ubane natwe twese none n'iteka ryose. Amen. Murakoze, mugire icyumweru cyiza, mukomeze kudusengera kandi mwisengera, mukomeze gusengera itorero ry'Imana, munasenge rwose ngo iki cyorezo cya coronavirus nk'uko Bishop Amote yigeze kubikomozaho gitsindwe, kigende, twongere kugira amaterano yacu nk'uko bisanzwe, maze Imana ihabwa icyubahiro muri byose. Icyumweru cyiza, murakoze. Tugana ku musozo, reka turirimbire hamwe twese duhagaze indirimbo y'183, n'indirimbo itwereka ibyiringiro by'aho tugana hanyuma tugiye iwacu mu ijuru. Muze mwisigara n'isengesho dusengera twebwe ubwacu kandi dusengera n'abacu. Indirimbo y'183, tugiye iwacu mu ijuru. Muze mwisigara. tugiye iwacu mu ijuru, muze mwisigara dusingize umucunguzi. Muze mwisigara, abagezeyo baragwiriye, baranezerewe umwana w'intama, abandi bari mu nzira. Muze mwisigara, hazaba umucyo mu ijuru. Muze mwisigara, muve mu mwijima mubi. Muze mwisigara, ikamba Yesu azatwambika, tuzanezerana bakijijwe, ibyiza tubisangiye. Muze mwisigara, nushaka ko tujyanayo, ihane mwiringira gukiza ubu. Ihane kandi uwo mutwaro wikoreye, emera umutururuke, ko tuzabane mu ijuru. Ihane